urugamba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo rurenze kuri imipaka y'iki gihugu. Ntabwo rujyanye gusa n'umutekano w'igihugu cyo muri Afurika yo hagati, ahubwo runatera kwibaza imbaraga z'amategeko mpuzamahanga tuvuga ko turengera, kuko hariho hose itegeko ry'ukomeye rikandamije ingufu z'uburenganzira, nta baturage baba bariho mu mutekano usesuye. Ahantu hose imitwe yitwaje intwaro ihindutse igikoresho cya politike yo mu mahanga, umutekano uhuriweho usubira inyuma. Aho ariho hose umuco wo kudahana uhawe intebe, urugomo ruhora rwisubiramo. Aho ariho hose umutungo kamere ubaye impamvu y'intambara, aho kuba isoko y'ubuzima, amahoro abirenganiramo. Aho ariho hose kubabazwa kw'abasivili bigizwe ibisanzwe, ubumuntu bujya mu kaga. Niyo mpamvu tugomba kwanga ko intambara yimakazwa. Ntidushobora kunyurwa n'uburakari butaduha icyizere cy'ejo hazaza. Ntidushobora kwemera guceceka byoroshye cyangwa ngo tureke kubara inzirakarengane kugira ngo tworoherwe no kuzibagirwa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo, mwabyumvise bimwe mu byo yatangaje ari mu nama yiga ku bijyanye no guhagarika intambara ndetse no gutuma amategeko mpuzamahanga yubahirizwa. Ni ya United Nations Alliance for cyangwa of Civilization, UNAOC, yabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola. Ni inama ifite nk'insanganyamatsiko ibintu rwose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inakeneye, ni uguhamagarira amahoro cyangwa se gushaka amahoro, uguhagarika intambara ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Perezida Tshisekedi rero afashe umwanya w'ijambo n'ibyo ngibyo yagarutseho, harabwira abantu ko rwose ngo intambara cyane cyane ishingiye ku mutungo kamere ngo ariyo ikomeje kuyogoza ibihugu, kandi akavuga ko bifite ingaruka. Mbega abantu babyumvise, sinshaka kubisubiramo ko byakabaye. N'ubutumwa ubundi bwiza, ubundi n'ubutumwa bwiza. Aravuga kuri violence, aravuga ku ntambara, aravuga ku by'umutungo kamere kudakwiye kuba soko y'intambara n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni inama igiye mavuye muri Chad, ariko gushaka amaboko yo kwarimanta intambara. Ku munsi w'ejo twabikomojeho, byamugenzaga muri Chad kwari kureba ko komeza kugwiza imbaraga mu bya gisirikare ngo abashe guhagarika umuvuduko military wing ya AFC, ubwo ni M23 bafite cyane ko ibipimo birareba Karemi ndetse na Baraka. Gusa muri imbwirwaruhame twanatangiranye mu mashusho nakunzemo statement nziza yagize ati, ahantu hose imitwe yitwaje intwaro ihindutse igikoresho cya politike yo mu mahanga, umutekano uhuriweho usubira inyuma. Bisa nkaho asobanukiwe, anumva nyine icyo bivuze, ariko ibiri ku rurimi n'ibiri mu kiganza ko tuvuga ko aricyo gikora ntago bihuye. Niba yitabiriye inama yiga ku by'amahoro no kureba nyine ko yasakazwa, cyane cyane kavuga asa nk'uwivugira, anavugira abandi, ariko mainly yivugiraga ku bw'ibibazo by'umutekano muke uri hariya muri Kongo. Nuhindukira ugasanga ibyo ari kuvuga n'ibyo ashyira mu bikorwa, implementation, urasanga birahabanye. Hanyuma rero akomoza ku kintu cy'imitwe cyangwa se imitwe nyeshyamba igirwa igikoresho cya politike mu mahanga. No kuvuga ngo myinshi muri dufite ahangaha nta nubwo ari yacu, ariko ni nako biri. Nujya kureba nka ADF ikomeje kwica abantu mu buryo bubi cyane, nujya kureba FDLR ni umutwe w'abanyarwanda komoka mu Rwanda, ADF muri Uganda, harimo n'indi mitwe myinshi nka Red Tabara mu Burundi. So urasanga harimo imitwe myinshi yo hanze y'igihugu n'indi y'abanyagihugu, ariko niyo y'abanyagihugu hari ubwo igirwa igikoresho cya politike y'amahanga. Iyo bimeze uko rero umutekano uhuriweho cyangwa se ikiba gusa n'urugomo rukomeza kwisubiramo. Umukuru w'igihugu yabibyo yavugaga nabyo yashyiraga mu bikorwa, kuko akenshi usanga ari we utanga amabwiriza y'uko igisirikare cye kigomba nyine gukora bya gisirikare, bakisubiza ibice AFC igenzura. Gusa ku ruhande ushobora kuvuga uti n'ayandi mahitamo afite, kuko ni umukuru w'igihugu, ni nawe nyine muyobozi w'ikirenga w'ingabo, nk'umuntu rero ufite mu nshingano umutekano w'igihugu, n'ayandi mahitamo yagira uretse kugaba ibitero kuri bano barwanyi bo afata nk'aho
ari abanyamahanga bamugabiye ibitero mu gihugu. nubwo atigeze avuga ngo AFCM 23 avuge ngo Red Tabara simbizi cyangwa avuge ADF cyangwa ntabwo igeze avuga mu izina muri iyi extrait dushize aha ngaha, ariko ni nkaho byumvikanisha n'ubundi ko akizera kandi mu mutima we niyo mu mpapuro byatandukana ko AFCM 23 impamvu ariyo nitsaho nuko navuga ngo kuri ubu ngubu niwe mwanzi we uri prominent unamurembeje umereye nabi niyo mpamvu ariyo ndi kwitsaho. Ni nkaho yakavuze ngo rwose AFCM 23 ndacyashimangira ko ari umutwe w'intwaro witwaje intwaro ariko wagizwe igikoresho cya politiki y'amahanga cyangwa se mpuzamahanga n'igihugu cy'umwanzi aricyo u Rwanda. Rega hariya twe turi gukora interpretation, ntiyavuze u Rwanda ntiyavuze M23 ariko tuzi nonanga ko ibintu bimeze, tuzi ibibazo afite, tuzi bimurembeje, tuzi wafata nk'umwanzi kabombo. Umwanzi wa mbere ni u Rwanda ni M23 none ahangaha nawo kuvuga ngo imitwe y'iterabwoba cyangwa se yavuze imitwe yitwaje intwaro ikomeza kugirwa igikoresho cya politique étrangère. No kuvuga ni nko kuvuga ngo nubwo twaganira twagira gute twebwe tugufata tuzi ko ari umutwe mvamahanga ukoreshwa n'igihugu runaka kindi muri politike yacyo mpuzamahanga cyangwa se politike étrangère cyangwa se politike yo mu mahanga. Icyo ngicyo nacyo ni kigaragaza uburyo ibintu bikiri kure cyane nk'ukwezi kuba ibintu byajya mu buryo, kubera yuko urumva umukuru w'igihugu speech cyangwa se imbwirwaruhame ategurirwa, nta mukuru w'igihugu yitegura imbwirwaruhame keretse yashyizemo ibijyemo hagati wenda cyangwa se agakora cyangwa agakora ntuze freestyle yinjira mu kiganiro agenda wenda ashyiramo ariko kenshi mu bingibi nk'inama nk'izi ngizi baba biteguye abantu rero bafite abategurira imbwirwaruhame akanyuramo akagira gute akavuga ati sawa ibingibi birajyana n'umurongo wanjye. Ibintu umukuru w'igihugu rero ajya gushyira mu mbwirwaruhame burya bivuze ngo arabyemera, nibyo yemera nibyo yemera arabyemera kugeza ubwo abisohoye akabibwira amahanga. Indirectement rero navuga yuko ibyo yavuze n'ubundi bishimangira ko nta mahoro yenda kuboneka ahangaha, kubera yuko at least ntabwo yari yanemera nubwo yaba atemera ibindi byabo ko ariko M23 ari coalition ari alliance y'abanyekongo bifuza ko habaho amelioration y'imibereho yabo, uburenganzira bwabo, imibereho y'igihugu muri rusange n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ahangaha hari ikintu cyo kwibaza gikubiye, ngira ngo bo bisa nk'aho aya magambo turi gukomozaho yacitse bari busubire inyuma babyumve dutangira iki kiganiro. Hari ahandi umuntu wateguye imbwirwaruhame n'umuhanga ndetse azi n'ibiri kuburetse ikibazo aho kiri ni ukubishyira mu bikorwa. Hari aho banditse ngo ahariho hose ubwo ni mu isi umutungo kamere ubaye impamvu y'intambara, aho kuba isoko y'ubuzima amahoro abigendaniramo cyangwa se amahoro abirenganiramo. Yibukije ikindi kintu n'ubundi yizeye, ikindi kintu nawe azi kandi kiri kubahariye. Kubera iki? Kubera ko uko byamera kose iriya ni guerre économique ihurizwaho n'abantu bose bemeza ko umutungo kamere Kongo wabereye kasi, uvuga ngo umutungo kamere wabereye umuvumo ho kugira ngo ube isoko y'umugisha cyangwa se umugisha nyine cyangwa se ibisoko y'amafaranga ku banyagihugu bungukire mu mutungo kamere. Ubundi ahandi usanga igihugu iyo kivumbuye umutungo kamere cyangwa se kikamenya ko kiwutunze ku ngano nini, abatuye icyo gihugu nibura nubwo buri wese igihugu kitazacuruza kivuye ngo akira mu buryo bw'amafaranga, ariko bizera ko uwo mutungo kamere uzakugarukira either nk'umuhanda, uzakugarukira nk'ibitaro, uzakugarukira nk'amasoko, uzakugarukira nko kurema imirimo, uzagiriramo amahirwe abagukomotse n'abandi benshi. Ibi ngibi ariko muri Kongo siko biri. Ni igihugu bavuga ko gikiza ariko at the same time kikaba n'igihugu gikenye statement cyangwa se imvugo bigora gusobanura. Ni gute igihugu gikiza ariko kikaba kinakenya the same time? Ubundi nibibaho, niba umuntu akize yarakize, biraza kugaragara. Niba unakenye kandi urakenye nyine nabyo biraba ibyo ngibyo, ariko Kongo byose bisa nkaho byayihuriyeho. Hanyuma rero ikintu kibabaje nuko ukuri barakuzi, ukuri barakuzi
kandi hari abahanga bemeza ko buri intambwe ya mbere yo kwigobotora ikintu icyo ari cyo cyose ni uko ubanza kumenya root cause, ubanza kumenya impamvu wibwiza ukuri. Ikigaragara ni uko aho bipfira barahazi, aho icyo kwibaza ni ko bazi impamvu iyo root cause kizwi, impamvu twakita muzi kizwi ihari, habura iki implementation ishyirwe mu bikorwa. Habura iki? Niba fata urugero rworoshye, niba uri umuntu ukunda kurwara, fata urugero wenda indwara y'umutwe yiganje mu bantu, ukaba ubizi ko akenshi iyo wenda wasmokinze n'urugero, iyo wasmokinze nibwo urwara umutwe, ni ukuvuga ngo cy'umubiri cyangwa se wanyweye inzoga, cy'umubiri ukubwiye irinde gusmokinga cyangwa se wirinde inzoga kugira ngo uwo mutwe utazawurwara. Aha naho ikigaragara bazi impamvu y'ibiri kuba, ariko none implementation ari no hari buzemo kwa kuboko kw'amahanga, external influence ahanini z'intambara sibo bazirwana. Kubigaragara amaso ni FARDC ni M23, ariko ba boss bakuru ba nyiri umushinga babibereye mu byumba bikingiranye bifite inzugi za silver na gold cyangwa se diamonds, ibyumba nyine bikingiranye utapfa kumenya ngo ni bande, kuko igihe hari cyo nuko son excellence azi impamvu y'ibiri kuba, ariko gutera intambwe ngo abikemure still a big problem. Hari no kundi mibona kuri iyo ngingo uvuze, vuga ngo umuntu wateguye imbwirwaruhame azi icyo Perezida Tshisekedi ashaka gusunika ku rwego mpuzamahanga, ku ruhando mpuzamahanga ngo kimenyekane kinafatwe gityo. Hari ukundi ngiye mbibona ahubwo sinibwira ko ari uko azi ko hariya hari gucukurwa amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse bakanayiba bakagira gute. Birashoboka ko binahari, kandi imitwe ni myinshi cyane, rega hariya biranahari, imitwe irenga 200 yitwaje intwaro iranahari. Rega tuba tuvuga M23, ariko siyo yonyine iri hariya, nuko ari iyi prominent yo mpamvu nabwiye ngo no ku ntangiriro umwanzi wa mbere, nimero ya mbere Tshisekedi avuga ko afite cyangwa afite kuko baranahanganye ni AFC M23. Wayishyigikira n'uwayiyumvamo n'uwagira guta kumva lite yabo, uwo ni umwanzi wa Tshisekedi. Ni vice versa na Tshisekedi nawe nuko umwanzi wa M23 ntayifurize neza, ntagira gute none ahangaha. Ibyo niko bimeze, ni reality, wenda byazahinduka nyuma. Ariko impamvu nkubwira ahubwo no kongera kwibutsa ngo dore ukuri kwa nyako bitandukanye n'ibivugwa. AFC M23 ntabwo hari ivuga ko ikurikiye amabuye, ntikurikiye amabuye y'agaciro, ntikurikiye imbaho ziri hariya, oya, iri kurinda umutekano, ubusugire, imibereho b'abaturage b'abarwandofone cyane cyane, ndetse n'abaswahilofone. Ariko noneho byaranakuze bageze no kukurinda igihugu cyose nk'uko babyivugira, bageze kukurinda ku itegeko nshinga ryahinduka bigeze binyuze muri kamarampaka. Lite yabo yarakuze, ariko mbere na mbere tuzi ko ari ibyo ngibyo bakora. Now iyo uvuze ngo umutungo kamere niwo walimanta intambara, ni nko kuvuga ngo bya bintu birirwa bababwira bababeshya bivugishwa, ubwo indirectement ni nkaho yakavuze atyo, twe turi gukora interpretation. Ni nkaho yakavuze ati oya, iyo ntambara kugira ngo ni existential war, M23 iri kurwana intambara, barakubwira twe turi kurwana intambara yo kugira ngo tubeho, abana bacu bazabeho, bazukuru bacu bazabeho kuri ubu butaka bwacu, duhungetwaho n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Siyo main cause y'iyi ntambara yabo. Now ni nko kuvuga ngo ibyo bintu birirwa bavuga barababeshya, iyi ni intambara yo gutwara amabuye y'agaciro. Bijyanye na bya bintu nakubwiraga n'ubundi bwa mbere, aho avuga ngo imitwe yitwaje intwaro yabaye aho ibaye igikoresho cya politike yo mu mahanga, umutekano usubira inyuma. Nahoze nkubwira nti ngiye ku giti cyanjye mbona nkaho yakavuze ngo M23 buriya ni igikoresho cy'ikindi gihugu runaka, ubwo ni u Rwanda, ni u Rwanda. Now ikindi cya kabiri mbona ni gutanga ubutumwa babwira ngo barababeshya, ntabwo ari existential war barwana we ya ni umutungo kamere, ni ubukungu bashaka kuvoma, kubera yuko yavuze ngo iki harya ngo wahuze ubivugaho ku bijyanye n'umutungo kamere. Aho hose umutungo kamere ubaye impamvu y'intambara, ni ukuvuga ngo ntabwo ari existential war kuri we, ni umutungo kamere uri guhigwa muri iyi ntambara. Babyumva ni nko kubwira abantu ngo M23 abayishyigikiye, ababyumvira kimwe byayo, bari no kubw'umutungo kamere, bari hano kubera yuko ari igikoresho cya politike
y'ikindi gihugu runaka. N'izo ngingo ebyiri nabonyemo kandi zinakomeye indirecto bari nko kuvuga ngo n'ibyo bintu byose twaganira tutaganira twebwe tubyizera gutya, bo barabeshya, ntabwo bahari ngo bari kurwanira ngo uburenganzira bwabo ngo cyangwa ngo nukubera yuko ngo bashaka amahoro. Oya, ni igikoresho cya politike y'ibindi bihugu. Bakirana kare Kinshasa uruhande rwa rurasobanutse ku byerekeye iyi ntambara AFC ivuga ko rwana muri kiriya gice. Bakenshi bakunze guruka bagaragaza ko iyi ni impamvu bavuga ko inganururo bitwaza kugira ngo basahure. Noneho rero akanagira ukuboko kw'amahanga kumufasha kuza gushimangira ibyo. Nyina ngo raporo ya Global Witness yagiye biva muziri muzingo yasohotse muri kino cyumweru bigaragaza ukuntu habaho n'ubwo bucukuzi, ibyo bise ngo ni bloody minerals, kuvuga ngo n'uwo mutungo kamere ushyirwa ku masoko ariko bavuga ko ubujojo bamaraso muri iyo terme, bavuga ngo namabuye cyangwa se n'umutungo kamere ariko uburiho amaraso cyangwa se n'ikiguzi cy'ubuzima bw'abakongomani. Kubera iki ibyo bizashoboka hari escalation, kuvuga ngo abarwana baraza kurwana kugira ngo abaturage nyine bakugire muri ibyo ubuzima bugoye, amakambi n'ibindi bigiye bitandukanye, n'ingabo ziruka mu ibyo bice. Noneho abafashe ibyo bice icyo barize gukora ni ikihe? Bo baraza gusahura byoroshye, hanazemo ubwo bufatanye n'ukuboko kw'amahanga nk'uko bakunda kugenda babishimangira cyangwa se babitangaza. We avuga ko abo barwanyi ba AFC 23 bari hariya kubw'impamvu z'ubutunzi. Kenshi bagiye babikomoza ati muzanarebe kuki intambara zitajya zaduka mu bice bitari rich in minerals, kuki intambara zitajya mu bice bisanzwe nyine aho wakora ubworozi, uburobyi cyangwa se ubuhinzi. Byinshi turabifite naho Kongo yose, ntago ari ko buri ntara ikungahaye ku mabuye y'agaciro. Ugasanga bya bice biri critical, ibice biri strategique, bice biri rich in minerals, nibyo bice amahoro yabaye ikibazo. Ibyo nibyo ubutegetsi bwa Tshisekedi nyine buvuga. Nicyo rero ubutegetsi buvuga hariya. Wagaruka hino muri Kivu zombi, abahari bita ba revolutionnaire ariko bitwa rebels hano mpuzamahanga n'ubutegetsi bwa Kinshasa ubibituko bakavuga ko iyo siyo mpamvu ya mbere ikibaraje inshinga ni ikihe, nuko umuturage uri hari umaze igihe kirekire abuzwa amahoro asa kubona umutekano. Ati twe turi kurwana revolutionary war, ibyo byanyu by'umutungo kamere ntago tubizi, nta nubwo twitaye kubyumva, nubwo nyine ibyo bice turi kugenzura birimo izo mineral mining sites zihari tuzifite tuzigenzura, ariko intego ya mbere n'umuturage nuko umuntu uri hano umuswahilofone cyangwa se mu Rwanda phone uraha atuje kandi atekanye. Hanyuma uko kutavuga rumwe rero niko gukreya dilemma, nagira ngo tujye uko kutavuga rumwe nyine niko gukreya dilemma tukirimo kano. M23 iravuga ibi iraci bumoso Tshisekedi agacibu. Aha rero iyi dilemma bakreya biragoye nyine kumenya ninde uri mukuri ninde uvuga ukuri. Ese ni uruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se M23, buri wese kavuga nafite ingingo ishyikira ibyo yavuze. M23 do abantu bararibwa ku manywa y'ihanga, abantu baricwa, baratwikirwa, barameneshwa, bamaze igihe kirekire kumva ko bafite ingingo ishyikira ibyo. Dore impunzi bihumbi n'ibihumbi. Kinshasa naiti dore rubaya bimeze ukunuko, dore bucuruzi bukorwa butemewe n'amategeko kunuko, dore igihe nabo ukabona ibyo bavuga bifite ibimenyetso. Tuzakomeza kuba muri iyi dilemma hari kugeza aba nyiri umushinga bahisemo kuhagarara. Niko mbitekereza ubwo nuko gahunda zimeze kuri iri jambo Perezida Tshisekedi yagejeje ku bari bamukurikiye muri Angola. Nabonye yanajyanye delegation y'abantu 40 amafaranga ararika 40 nabonye. Noneho rero hano hasi bakakubwira bati frais de mission zizava he kigega cya leta abantu 40. Ariko rero umuntu akaba yakubwira ati none se niba yaragiye mu kazi bagiye muri deal bagiye mu biki abantu 40 naba bagiye mu ndege ariko bo banagiye mbere tariki 13 basoje cyangwa se barangije tariki November 16 muri uku kwezi turimo kwa 2026. Dukomeze tubane hano kuri One Vision Rwanda TV. Ndi Jean de Dieu Ntakirutimana, Semgeshe ndagushimiye. Mwakoze cyane Jean de Dieu.